mwaryumvise mwe abanyarwanda muri rasengesho riba ngo ndikubwira wowe Mana ngo nibashaka abandi babyumva cyangwa byihorerwe ejo n'abandi bazabasangayo rero nisengesho hejuru y'umurambo kura no gushinyagura mpano y'Imana mpano y'abazima rwose turakwiyamye turakwibujije waraducuhuriye uducuhurira umuntu arwaye uducuhurira maze gupfa amagambo wavuze amaze gupfa urayazi rwose ribu inabidufashemo niba bidashoboka ko bidufashe twe turatanga ikirego niba ribu itabona ibintu bibera ku mbuga nkoranyambaga ngo ifata abantu babaganiriza batararenga umurongo utukura mpano y'Imana watangiye kurengera warengereye warenze umurongo utukura nta burenganzira na bukeya ufite byongeye no ku muntu uko tutararangiza ikiriyo ariko cyavava rega no gukiro cyavava kirarangiza tubahaye ikaze kuri Nkindi Family TV show tugusuhuza wowe udukurikirana umunsi ku wundi ukurikirana ibiganiro byacu wowe uri mu Rwanda uri mu mahanga turagusuje rwose ukomeze ugire amahoro y'Imana dushimira wowe amaze gukora subscribe like share na comment uri inshuti yacu yakadasoka ndetse nawe turabikora twizeye tudashidikanya ko urabikora uyu turi kumwe na Nyiraneza Julienne Mama Sheri wadusoza amakuru y'imisi myinshi nimeza Nkindi Family TV show inshuti zanjye murakunda kubinyereka muri no minsi hari abantu bandika ngo turagukunda nanjye ndabakunda cyane basuje rero Nyagasani naduhana umugisha bashyiraho twatuye emoji tw'umutima ku mutima ku moyo wangu ku moyo ni mu Giswahili muri ku moyo ijambo ry'igiswahili abanyarwanda ariko hari ubundi buryo turizi gakeya mu Kinyarwanda ariko si ko dushatse kuvuga muri ku moyo wacu Imana ishimwe Mama Sheri mu buzima busanzwe umeze ute ndaho nyine nibisanzwe iyo Nyagasani mpaye kuka ndavuga n'uyu munsi urabona ko nyine Nyagasani yongera undi munsi kugira ngo nongere mvugeho muri iyi minota ndabona wambaye neza ariko yego wajyanishije kabisa vasi kugera hejuru mu minsi twakuranye ibiganiro bitandukanye uyu munsi wa none waje ufite difference ikomeye cyane have nzasaba ikibwiriza nzaza umunsi windi kubwiriza nambaye gutya insengero barazifunze ariko urabizi muri ariko nuru n'urusengero use Nkindi Family TV show urusengero bazatura se nimwatura bajye muri comment umunsi nabwirije muzatura Okay, turakomeje cyane uyu munsi wa none dufite ibintu byinshi bitandukanye iyi mihanda ifite inkuru zikomeye zitangaje turi kwibaza ibintu twaheraho ariko twabazaniye inkuru ikomeye cyane tugiye kuganiraho nifuza ko uraza gusesengurira abanyarwanda badukurikirana umunsi kuwundi ukababwira uko ibintu bimeze hari amashusho twabonye y'umuntu umwe wagiye kwirimbi ajyanyeyo indabyo nayabonye nanjye abantu benshi bahita batangira gutanga komanteri bibaza uburyo yaba atarigeze agaragara mu minsi itambutse ariko akaba agaragaye muri iyi minsi ese nkawe w'umusesenguzi ukurikirana ibintu byinshi bitandukanye uyu muntu waba waragaragaye ku gituro witwa Mpano y'Imana ajyanye indabyo ku gituro cya Vava urabivugaho iki bo Mpano y'Imana nje bura rero yaranancumuje mw'abantu mwe niba ari Mpano y'Imana nje ntago njya mwita Mpano y'Imana kuko ibi nakora n'uburyo abyitirira Imana niba kugira ngo hari bikunde bigira abayoboke ntago mbizi gusa kumubona arakwirimba byarancumuje birongera birancumuza rwose Mpano y'abazimu Mpano y'abadayimoni Mpano y'Imana icyo uri cyo cyose uramaze uko imirimo yawe ukora ni kwita izina icyo ukora nicyo kikwita izina wiyita rubango ngiye kubona arakwirimba rero byarancumuje rubango sinigeze mubona ku bitari Kibogora kuko ndi mu bantu bagerageje kurwaza dore imbogo nubwo nahabaye iminsi yose cyangwa buri gihe ariko igihe kinini nashobozwaga nashaka kugenda nkirirwa cyangwa nkararayo sibyo sinigeze mpagera ngo bambwire ngo Mpano y'abadayimoni avuye hano yansuye sinigeze mpagera mu gitondo ngo bambwire ngo nijoro yararanga yansuye ahubwo ikintu namubonye kuri social media bari kumubwira ngo Vava ko yari inshuti yawe sibyo akaba wajyaga uvuga ko uzamuha impano y'imodoka ukavuga ko uzamuha ku mafaranga uzamuha amafaranga akikenura kandi ikindi ukabujya ugaragara mu mavideo ugenda uvura abantu uvuga ko uri umuvuzi Imana igukoresha ugakora ibitangaza ukavura abarwayi
inshuti yawe vava arayikorera iki? Yego. Mu magambo yasubije ntekereza ko ubushize twese tuyavugaho turi kuvuga ngo impano y'Imana nawe mu rupfu rwa vava harimo ukuboko kwe. Yaravuze ngo niyemere vava agenda hanwe, urumva? Yego. Ngo yanze kumvira, ngo yabaye uriya mukobwa nta bwenge agira yamenye ibanga. None se ayo magambo ko yavuze arwaye atari yapfa, uyu munsi kumubona ku gituro cya vava ni urukundo amufitiye cyangwa yagiye gushinyagura? Njyewe nabifashe mu rwego rw'uko yagiye gushinyagura, ahubwo na leta idufashe. Ni gute umuntu yifata ku gituro cy'umuntu w'abantu? Rega umuntu buriya nubwo abaryamye hariya, itegeko mu itegeko nshinga, itegeko rigena amarimbi, bavuga yuko irimbi ritagaciro mu myaka 20, mu gihe umuntu agishyinguye muri iryo rimbi mu gihe kingana n'imyaka 20 itari yarangira, abakiri umuntu w'abantu. Sibyo? None kumubona hari akwirimbi mu gihe cy'ukwezi umuntu apfuye, nese ko ayo makuru ndafite, nta muryango ntago yigeze yegera umuryango ati ndi gushaka kujya kwibuka vava yari inshuti yanjye, cyangwa se nabonetse mu kumushyingura. Ntago nabonetse, ahubwo ndashaka kujya kwibuka nkarambikaho ururabyo rwanjye, agende yikokinge agere kwirimbi nanahagera no avugira ibintu by'ibigambo bingana kuriya. Rwose ndikukurikira. Urebye mu masi yabanje nanasenga. Masi rasengisho rivuga iki? Yasobanura iki? Isengesho yasenze mwaryumvise mu Abanyarwanda muri rasengisho riba ngo ndikubwira wowe Mana ngo nibashaka abandi babyumva cyangwa byihorere ngo ejo n'abandi bazabasangayo. Rero ni isengesho hejuru y'umurambo. Kura no gushinyagura mpano y'Imana, mpano y'abazimu. Rwose turakwiyamye, turakwibujije, waraducuhuriye, uducuhurira umuntu arwaye, uducuhurira maze gupfa, amagambo wavuze amaze gupfa urayazi. Rwose ribu inabidufashemo. Niba bidashoboka ko ribidufashe, twe turatanga ikirego. Niba ribu itabona ibintu bibera ku mbuga nkoranyambaga ngo ifata abantu babaganiriza batararenga umurongo utukura, mpano y'Imana watangiye kurengera. Warengereye warenze umurongo utukura, nta burenganzira na bukeya ufite. Byongeye no ku muntu uko tutararangiza ikirego ariko cyavava. Rega ntabwo ikirego cyavava kirarangira. Ntabwo kirarangira, nta munsi mukuru turakora ukurangiza ikirego. Ntabwo murasibuka. Ntabwo turasibuka. Umuntu nangiza yifata igenda cyara kwirimbi. Ahavugira amagambo agana kuri yatukane, niho yatukiye Gasaro Sandrine. Arana no kujya kuvugira umuntu ko anyara kuburire se, ko yaragiye kwibuka, yaragiye kwibutsa abantu banyara kuburire. Ari kurengera. Ari kurengera we mpano y'abazimu uri kurengera mu mitwe yawe ukora, mu mabwa yawe ukora, mu bugoryi bwawe ukora. Ntabwo ukwiye kujya kubukorera hejuru y'umurambo, abantu bakibabaye mu minsi 30 abantu babuze umuntu. Nabaza iminsi yaje, urumva? Yaje ku munsi wa 30 Valentine yitabye Imana. Na 7 z'ukwezi kwa 7 no yitabye Imana. Urumva? Uyu nawe arihorera n'ubundi yaje iminsi 30 iri kuzura. Nibwo yaje ara ku gituro. Ni impuhwe se yarafitiye abantu. None se mama Sheri, uyu mpano y'Imana muri ku bitaro kwa muganga ashobora kuba yarigeze yoherereza nka Durimbogo cyangwa Vava message imukomeza cyangwa nta kintu yigeze akora? Ntacyo yigeze akora, ahubwo icyo twabonye ni ibigambo by'ibicane yakoze ku macana agenda atandukanye. Bamubwira ngo Vava ararwaye, ibigambo yarenzaga mwese Abanyarwanda mwarabyumvise nawe utabizi. Ibigambo yagendaga arenzaho napfe nahanwe, uramukobwa agomba guhanwa, yamenye ibanga. Ese warugiye kumwibutsa ibanga yamenye? Ahubwo ngiye mbona ikintu cyari kimujyanye kwa mpano y'abazimu. Urumva? Yego. Impano y'abazimu cyari kimujyanye kwirimbi. Yaragiye gutora ibintu byasigaye. Urumva? Yaragiye gutora ibintu byasigaye kubyo agombaga gutora kuri Vava, yaragiye gutora umurambo bavuga ngo atora ibintu byasigaye. Kumwe bavuga ngo niwe wamutanze, mu by'ukuri koko nyine yaragiye. Nose watanga umuntu. Bira nibihamya byerekana ko ese koko ino mpano y'abadayimoni niko ndikumva umwita. Ni impano y'abadayimoni. Koko ari we waba waramutanze biriya arabihamije. Arabihamije nyine. Nose baragiye gukora iki kwiremba. Urukundo yarajyanye indabyo, twabonye atwaye indabyo. Indabyo sure urabitama indi muziba, ariko reka nkubwire, ubundi nujya kunshimira uzashimire nkiriho. Nujya kushaka urabyo uzarumenyiriho. Nushaka umunsi napfuye uzaza n'ibitovutovu, nushaka umunsi napfuye uzazuhagare n'abandi, ariko igihe nyiriho niba ntarakubonye kuri mobile money telefone ya Vava nabaga nyifite, nize mbonaho Tobari yohereza amafaranga ayohereza Vava. Urumva? Cyakora icyo nabonye ibiganiro byinshi yakoze agenda avuga ko Vava kwiye guhanwa, yarenze ku mategeko yahawe. Kandi koko nyuma y'amagambo mpano y'Imana agiye agenda avuga, nibwo Vava agiye agenda hindura isura, agenda agwa mu bintu tutazi ari ibiki, agenda avuga ngo
bigiye gusinya amasezerano bari kuntwara ngo njye gukora ibi ngibi ibi nibi ngomba kubikora kugira ngo umuryango wanjye ubigenderemo urumva niyo mpamvu niba tutari twamenya ngo tuvuge ngo uwagize uruhare mu rupfu rwa Vava n'uyu nguyu uyu munsi akaba ari abantu bakiri kugenda bakekwa runaka bagenda bakeka ngo uyu nguyu yaba yarabigizemo uruhare ni agashene k'abantu tutaramenya gucana ngo iyi shene igizwe n'abantu runaka kandi muri iyo shene Mpano y'Imana nawe akayizamo dukurikije ibigambo yagiye agenda avuga urumva ntabwo yarakwiye kuza hara ku gituro kuri no gushinyagura nibyo byagaragaye Mpano y'Imana ari ku gituro yagiye gusura yajyanye indabyo ku gituro cya Vava bigaragara ko uyu muntu atigeze ngo asaba n'uburenganzira umuryango we awumenyeshe ko yabagiye kujya kwa kiriya gituro nta burenganzira yasabye kuba atarasabye uburenganzira bwo hari ikosa ry'abari bimuhana none se ntibihari ego ni gutusha ubuse mbarungiza ukuri nabafite umuntu wanje muri mbaruge ukiyongoza ukajya kumwambika cyangwa ukajya kumusiga cyangwa ukajya kumwoza cyangwa kumushinguza ntari rero tutarasibuka ngo turangize ikiriyo cya Vava bivuze ngo Vava ameze nka ntarashyingurwa iki kintu yakoze cyo kujyana indabyo atasabye uburenganzira umuryango we gishatse kuvuga iki ku muryango wa Vava gucuhura nuvuga ngo umuryango barawubonanye babonye ko nta muvugizi babonye ko nta wo gukurikirana ibibazo by'umuryango babonye ko nyine umuryango ari wo kwifatira uko babonye uwo ari we wese arabifatira akivugira ibyo abonye uwo wese akabifatira akikorera ibyo ashatse ni ukuvuga ngo wakirwaye bari abantu bose bamufataga ijambo umuntu wese akavuga uko abonye undi akaza agakora icyo ashatse aba baramuvugiye akirwaye none arapfuye aho bacuhuye arwaye aho bavuze amaze gupfa babonye bidahagije ati reka tumusange naho ari kuruhukira bamuretse ko yibereye aho Imana yateganyije agomba kuba ko twese ariho turi kujya akiruhukira mu mahoro yego turimo tuganira urimo wasobanuye ko uyu Mpano y'Imana agiye ku gituro cya Vava iminsi 30 irimo gushira kuki wabazi iminsi 30 ese iyo ajyayo mbere hari ikibazo y'Imana nge sinababwiye ko najya mwita Impano y'Imana Impano y'Imana si kuri yikora urumva twabonye abantu benshi bafite impano z'Imana twabonye abantu ba padiri Obaridi baranagwaye bambaye umwuka wera w'Imana ntibamanikirwaga na Roho Mutagatifu none se ni kuri abakora Impano y'Imana se ngiye kino namubonyemo urumva ibintu namubonyemo icyambere ashobora kuba hari imigenzo yaraje gukorera kumva ya Vava urumva aho umubiri wa Vava uri kuruhukira umubiri wa Vava uri kuruhukira ashobora kuba hari ibintu byari bimuzanye wenda abo bakurambere biwe yirirwa avuga arongoza abakobwa ngo bakurambere bavuze ngo ryama ngo ukoremo imikoshi ashobora ko bari bamutumye ati genda none uzana iki n'iki kumva ya Vava urumva akaba wenda kimwe muri ibyo harimo icyari kimuzanye yaraje gukora cyane ko binavuga ko ari mu bantu batambye Vava sibyo yego ikindi muri Kigali Impano y'Imana amaze kumenyekana cyane kandi uburyo azwimo ntabwo azwi neza Impano y'Imana azwi nk'umwesikoro azwi nk'umusikama azwi nk'igisambo urumva azwi nk'umutekamutwe ibyo bintu byose Impano y'Imana y'umurebye bimubonamo urumva akongera akamenyekana nk'umuntu ukoreshwa n'imyuka mibi kuko nawe ubwe amagambo yivugira yavuze ngo ngwino mujyane njye kuguti ikuzimu se ni umuntu uzi kuzimu umva yoroshye urumva none ukuvuga ngo rero hara ku gituro nabonyemo ko ashobora ko yavuze ati hano muri Kigali rero ndi kujya mbona agakarita kanjye kenda kubama sibyo niba abantu nesikora kagababwira ko ntanga amafaranga ntanga umugisha w'amafaranga bari kugenda bandika muri comment bavuga ati wewe nakweje amafaranga naya urayarya ni wa umugisha nkuko ujya uvuga ngo utanga umugisha reka no kipagare kanyamasheke kari mu cyaro ariko uko bisa ko zakurikirana YouTube biberaho abantu bamaze kumenya ko ngenda ntanga amafaranga buriya iyo tumenya ko YouTube agenda atanga ngo umugisha agafungura kakagoheza amafaranga ubona ko muri comment bavuga ati nanjye nkeneye umugisha nanjye nkeneye ibi ariko nyirizina amakuru avuga yuko ari amafaranga atanga agera inyuma abikorera kuri kamera ariko nyuma ya kamera akavuga ati nsubiza amafaranga yanjye twari turi muri business none harakwirimbi ngira ngo waje kubona ko abantu koko yisararanze cyane abantu benshi nyine barahurura baza kureba uwo muntu uri kuvugira ku gituro amaze kubona abantu bahageze yahise ahindura sije
abaratangira avuga ngo mugira vuba ngende gushaka kugenda ngo ndafasha abantu 500, hari abantu 500 banegereje, hari abakeneye amamodoka, hari abakeneye ama etage, hari abakeneye amakadasteri, hari abakeneye amafaranga, hari abakeneye ibishoro, hari abakeneye amamiliyoni, ngiye miliyoni 100 ndazitanga, ngiye miliyoni 50 ndazitanga, ngiye miliyoni 10 ndazitanga. Arimo arabibwira abaturage arazitanga, kandi abantu kwizera ko abantu kuratandukanye mu mitima y'abantu. Harimo abantu bizera ko bazabona amafaranga bayakorera, hari n'abandi bumva ko bazahura nawe mu nzira wenda Gerard igikapu cya banke yaragiye kujyanye mu mutamenwa bakayatora. Hari n'abandi bumva ati ngewe n'uwampa amafaranga inzira zose yanyuramo nayafata, nkariya y'amano y'abazimu niyo yabavuye kuzimu ko babivuga koko nayatora, sibyo? Noneho we kwa kundi ko yarari gukora, nge nabonye ari publicité yarari kwikorera he kuirimbi, yarebye aravuga ati Nyamasheke nzayinjiramo gute, nzayinjiramo gute, bazamenya ko ntanga amafaranga gute, nzarya abantu muri Nyamasheke ko basinziriye nzabarya amafaranga gute, reka nijyanishwe ku giciro cya Vava. Irimbi rya Gahonda haramwicyazo riri mu mujyi, si mu mujyi se, yego riri mu mujyi. Abantu baho nibambona ntibarabura kutankurikira nk'umuntu basanzwe bazi w'icyamamare kuri social media ko ntanga amafaranga, kandi koko wabibonye ko kwirimbi hahise huzura, aho yarari komunganira avugira izinduru, ahinduye sije avuga ko agiye gufasha abantu kubaha amamodoka, amafaranga n'ama etage. Rero nabyo nabibonyemo ko ashobora kuba yaraje kwikorera iki publicité kugira ngo abantu bamwongere bamuha amafaranga yirire, abeka ko agiye kubafasha. Ejo tuzumva ibirego bivuga ngo cyagiye azamwira icyazo, ngewe yambwiye ko agiye kumumugisha, arambwira ngo nohereza nditsigize imizi cyangwa rikerize veruje nka kumwe bikora. Ejo nutajya kumva hari umuntu uvuze ngo ngewe yambwiye ko muhizi aturutse muri kano gace ka Nyamasheke, uzamenye ko umubeshye. Ibikozongana ubu yakore muri kano karere ntibisanzwe. Ndikumva ibintu bimwe na bimwe ugiye ubikomozaho, ariko ndi kwibaza ngo ese buriya ntashobora kuba yamanutse avuye mu cyaro nako mu mujyi akaza inaha mu cyaro ari ukugira ngo yerekane koko yakundanaga cyangwa yari inshuti ya Vava. Nta bushuti, Imana nta shuti agira. Imana sagira inshuti, ariko umuntu utinyuka ko yakana ababyeyi avuga ngo ntabwo yavutse, urumva, akavuga ngo yisanze ku isi afite imyaka 2, ngo ibya mbere imyaka 2 ntagiye umuntu bimubaza, ntavuga havuka hari Nyabitekeri, urumva. None umuturage wo muri Nyamasheke usanzwe, umuturage wo muri Nyamasheke usanzwe niko amakuru avuga, abamuzi niko babivuga. Urumva yagira inshuti, anakugize inshuti abafite ikintu gukomeje. Niba ubushuti bwa Vava aho bwari bushingiye kwa kugira ngo yikorere publicité z'ibikorwa byiwe, urumva, bamenye ko nyine ari we atanga amafaranga, bamenye ko atanga izo mpano, bamenye ko afasha abantu. Nicyo kinarashingiye ko Vava yagiraga abantu benshi bamukurikira, yari afitiraga abafana benshi bamukurikiranaga. Rero yagiye kwicunda kuri Vava mu buryo kugira ngo we amuzamukireho. Vava niyemeza koko atanga amafaranga, babantu bari buze kumubona yahaye Vava barizo bati niba Vava koko yayahawe bya bintu n'ukuri Imana y'Imana burya rega koko atanga amafaranga, urumva. Nicyo rero nta rukundo rundi yarafitiye Vava, amuzi hese. None bivuze ko ibintu byose yakoze hariya kwirimbi nukwiyoberanya, n'uburyarya bumwuzuyemo, n'imigenzo runaka ari mwuzuye, n'ukwiyoberanya, n'uburyarya. Iyo akiza ari umuntu ufite gahunda, urumva, nicyo nacyo ni ikimenyetso kuko iyo akiza ari umuntu ufite gahunda. Uri kunyumva, abaye byiwe yaraciye muri filime avuga ati muryango rero ntabwo nahabonetse, sibyo, sinabonetse mu gushyingura Vava, yarwaye wenda se ndi mu mahanga, mu gihe cyo gushyingura narindwa ngiye ku kigo cy'indege Kanombe, sinahabonetse, ariko nanjye nk'inshuti yanjye mfashe umwanya ngo tujyane kwirimbe. Akareba na bamwe n'abantu nkabangaye mu muryango, nk'umuntu ufite imodoka akabashyiramo tujyane kwirimbe, nanjye ngiye kurambika ururabyo k'umubiri wa Vava uri kuruhukira. Ariko ntaraje turururu mu Gahondo mwira icyazo kwirimbe, atangiye kurya amaselfie kumva ya Vava, yaje kwifotoreza ariko guha akabizu ifoto, aje kwifotoreza ku gituro, aje gutukanira ku gituro. Ibitutsi yatukanye hari barabyibuka, nabikurikiranye nasanze abantu bari gutakaza umuco ndetse n'indangagaciro z'Ubunyarwanda. Ntabwo umuntu ubu ngubu ni iki cyakorwa kugira ngo ibi bintu abantu bari kugenda bijandikamo cyane byo gutuma kwandagaza abantu cyane cyane igitsina gore, ukamusebya ukamuharasinga, niki cyakorwa? Nkawe umusesenguzi
uri gutanga ikiganiro yadufasha njye ndumva ari yadufasha urumva Yego. ibi kuvuga gukora showbiz mu Rwanda ntago ari gusebanya erega abantu barimo barasebanya umuntu agafata CV yawe akayiharabika kandi ibintu dukorera kuri showbiz ntabwo bizigera dukora muri showbiz ntabwo bizigera bisibangana bizabaho mirere na mirere abuzukuru n'abuzukuruza n'ubuvivi bazabisangaho kera amafoto yacu abana bacu bazajya bayabona aya mafoto agenda ku mbuga nkoranyambaga ibi bigambo bivuga ku mbuga nkoranyambaga uriya Sandrine nasebeje avuga ngo yanyaraga mu buriri so umubyeyi so umumama ntafite umwana ntafite umugabo ntafite ikinyamakuru Gasaro TV afite ibikorwa bye ntafite ibikorwa bye afite icyo yinjiriza igihugu afite imisoro yinjiza mu gihugu ntafite imodoka risora ntafite ibikorwa runaka bisora so umwavoka so umunyamategeko ubu so umuntu wajya kumuha ikiraka tuvuga wenda niyo nibingibi bya failing umuntu wamwikiraka yumvise kanyara ku buriri ninde erega umenye ko abantu bagendera ku magambo amabwire bakumva umunyo mu gutwi ukora kurusho mu nkono urumva umuntu ashaka kumva ngo Sandrine yanyaraga mu buriri ngo niyo musi ndetse aracyanyara ukibaza eske impano y'Imana yararanye na Sandrine abona kanyara mu buriri ubu se twese tugaru ibyo twagiye dukora mu bwana ninde utarakoze iby'abana ninde utarakoze iby'abana ninde utarajyaye mu buriri burase impano y'Imana we ni umwere yageze gusa afite imyaka 2 ntabwo yigeze nyara mu buriri aho arara mu kivu se nagarara nyaragura kuki arara mu mazi ko atarara mu buriri nk'abandi ni si wabyivugiye ko arara mu kivu yego kuki arara mu mazi se najye arara mu buriri tumenye niba atanyara uriya sebeje no njye rero nifuza ko leta bidufashemo ibyinjiremo nujya gukora ikiganiro ukora ikiganiro ariko udasesereje abantu ibintu bikorwa ariko iryo jambo ari kujombamo kugira ngo ukunde wumvishe umuntu ko amusesereje bamwumvishe aho ngaho kandi ntawe twaba icyo tumuvuga ubu se ntabwo dutuye muri Nyamasheke ntabwo twagenda hari Nyabitekere tukazana amakuru ye ntitwayavuga ese iyi showbiz iyi mihanda itangiye kumera gutya ihinduka isibaniro ryo gusebanya ryo kwandagazanya ryo gushyirana ku karubanda urabona hari icyo ikiri gufasha societe nyarwanda icyo mbona cyo biraza kurangira abantu babivuyemo kuko niba uri umufana w'umuntu runaka wajya kumva ati tuvuge urabona nk'ira video ya Jihad yagiye hanze sibyo urabona ira video ira mukobwa Gasaro uri usiga abanze nawe yagiye hanze nawe nayibonye ejo nagiye ko nambaririza urabona zira video zarakoga babyiraga mu kabari kwa Kabebe Hiremera nabo bari bambaye gusa nazo narazibona kandi amasura yabo twarayabonaga urumva noneho abantu ukaza kubona bari abantu bari bose abeshi bamaze kuba barimo barabyaye bari abakoga bari bambaye gusa kuriya bafite abana barabyaye urumva hanyuma umwana niba umwana ajya kuri showbiz kuri social media agiye kuri YouTube ejo mukanya ajya gasanga ifoto ya nyina yambaye ubusa urumva azayisubiraho se umubyeyi se najya gasangaho video y'umuhungu we Jihad iri gutrendinga kuri ari kwikinisha uri kumva azayisubiraho bizarangira nyine abantu social media bayihinduye isibaniro ry'abasazi bayange okay twari turi kuri impano y'Imana rero uyu mpano y'Imana akomeje kugenda agaragara mu bintu byinshi bitandukanye avuga ko atubura amafaranga atanga amafaranga afasha abantu batandukanye ese uyu mpano y'Imana ntabwo yaba ari umutubuzi kabuhariwe kugira ngo acucure abanyarwanda abibe utwabo ababeshyabeshya kugira ngo ni icyo gicagamije mbo kimwe muri ibyo amafaranga atanga inkomoko yayo ni he eske niwe mukire uri muri kino gihugu niwe kigega gifasha imbabare zikeneye amafaranga ko twabonye abantu benshi batera inkunga umuntu akaba yatera inkunga kubakira umuntu agatera inkunga akagurira umuntu umwenda umuntu agatera inkunga umuntu akamuhahira ibiryo by'ukwezi mwabonye umuntu utera undi inkunga ayora amafaranga amuhereza afite ibikorwa bingana kimwe cy'icyo gihugu afite amavuriro angahe tuvuga ibikorwa remezo afite muri cyo gihugu ku buryo byavuga ngo bimwinjiza amafaranga tubona yirwa kuri kamera afite envelope nk'abanyamafaranga uzi ko hari abakiri bafite amafaranga kuri konti batirirwa bagendana kandi batavuga kandi bakora ibikorwa byiza bitirirwa bijya kuri kamera ariko mpano y'Imana iyo ushatse gukora ikintu kikajya hara kuri kamera ngo uri umuterankunga w'amafaranga utubura amafaranga ngo utanga amafaranga ngo utanga imigisha ukabishyira kuri kamera byanze bikunze hari ikintu ubugamije hari ibintu bibiri ntekereza mpano y'Imana agamije kimwe arashaka kwigarura imitima y'abanyarwanda abibagize ko Imana iriho ishobora gukora imirimo n'ibitangaza bakurikira impano ye itanga Imana yiwe itanga amafaranga sibyo ikindi arashaka kwigarurira imitima y'abantu bamwe bumva bazabona amafaranga mu buryo runaka batakoresheje amaboko yabo cyangwa imitwe yabo
abigarurire abahereza amafaranga ya nyirabeshwa y'inica n'ikize, hanyuma aba bantu bayahawe bakore sensibility bitume abandi bagira ngo koko ari amafaranga bayabona hari ikindi kiguzi batanze, hanyuma basunikire impano y'Imana. None se mu by'ukuri koko nkawe iyo witegereje impano y'Imana amafaranga atanga yakura sayo agenda yiskoroka abantu ati nimwohereze nka za audio zindi tugenda twumva ngo yarambwiye ngo ninohereze amafaranga dukora akazi, kandi kuko narayumvise ngo ohereza amafaranga rero dutangira akazi, ohereza kese ebyiri za mitsingi dutangira akazi. Urumva nyine ayo mafaranga yenda ngo nibohereze amafaranga nyirizi naho ko bayamwohereje arabahereza amafaranga baba bamusabye nayo ni imitwe. Ari ikintu kimwe nshaka kukubaza tugana ku musozo. Ese kuba mpano y'Imana ari kugenda ava mu mujyi wa Kigali ubu ngubu akaba ari kugenda agana mu cyaro, yabagamije iki mu cyaro? Ubundi numvise ko imikorere ye niko bivugwa ko yakoreye i Rubavu, yakoreye i Muhanga, ageze i Kigali, yakoreye muri Ngororero yego, no muri Nyamasheke ndumva ariho yahereye kera ngo akitangira kwiga kwiskoroka akiri umwana kuko bari barayobewe iyo yagiye. Ni ukuvuga ngo iyo akoreye mu gace kamwe akabona batangiye kumuvumbura ntabwo akagumamo arimuka. Rero wasanga araje kwiga isetaye muri Nyamasheke, kandi pe muri Nyamasheke nahagera rwose amafaranga azayabona. Abakeneye amafaranga ni benshi, azabacucura na bwa bujiji bwose. Abantu b'Inyamasheke barasinziriye cyane, abenshi barasinziriye. Habona umuntu wese 15 utakora se yakubwira ngo zana 30 ndakongera ibindi jana ntuyamuhe. Kandi ya 30 yajyanye ntabyo agwara icyo gwase, kandi n'abandi niko abakora. I Kigali rero bamaze kumumenya, urabona ko abantu benshi basigaye bajya kandi Kigali kindi hari iterambere. Ararya umuntu amafaranga agahitira kuri kamera kuko kubera iki kuba mbonye kuri social media. Niba kuri amafaranga yo tuzindukira ku kinyamakuru ati nge mpano y'Imana ndi amafaranga ujye kubivugaho. Rero akabona akabeheke bari kukubika. Bati niba akabekanye kari kuba mareka manuke nge mu cyaro noneho. Turimo nkuko nabikubwiye turimo tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Niki wabwira mpano y'Imana umuha nk'inama cyangwa impuguro mu munota umwe? Mpano y'Imana reka mubwire, amafaranga umaze kurya amafaranga umaze kurya abaturage ni mbeshi. Garukiraho ukora umushinga uzagutunga uzanakubeshaho. Ikindi va mu bweskoro, va mu myuka mibi ukorana nayo, wige gukora kuko uvuga Imana uzi wabonye, uvuga Imana wakigisha abandi bantu kuko umuntu ukikuvuga ngo ni impano y'Imana atazi no gusenga ngira ngo mu bisengesho naryumvishe narikurikiye biteye ubwoba. Nta mana ikorera muri wowe nayo bwiza abanyarwanda ukuri, kandi igihe kizagera impano y'Imana tuzamubona kuri kamera avuga ati bya bindi byari ubweskoro azakizwa. Urabyizeye? Yego azakizwa ndabivuze. Ikindi nasabaga leta nidufashe ibintu byo muri showbiz rwose bagende bakurikirane nyine nka ribu yibonye umuntu atanga amafaranga 1 2 3 kuri kamera ibana ko tubona abantu batanga bagenda bakagenzura ngo runaka afite imitungo idafite inkomoko tutazoya turitse kuki batagenzura impano y'Imana n'amafaranga atanga aturuka. Yego niba dufashe tumenye impano y'Imana niba ari umukire dufite mu Rwanda woherejwe nk'Imana yo gufasha abanyarwanda ikaba amafaranga. Tumenye abanyarwanda bakorekwa n'ibyo babona kuri social media ngo bafate ndiko bari bafite badushiye igisayiranda nka kiriya. Mu mashuri urakoze. Turimo dusoza abanyarwanda muri rusange badukurikirana umunsi kundi bakunda ibiganiro byacu, za nshuti zacu zakadasohoka twubaha buri munsi, baduhereza amakomantere. Gira ikintu babwira rero. Mana muri kunshimisha muri no minsi noneho nkararaseka no gusinzira bikanga. Ubu rero none igikurikiyeho ndabakunda cyane 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 cyane, sigaye mbakunda ku buryo nsigaye numva igihe cyose nahora nicaye imbere ya kamera ndi gukora. None rero ikintu mbifuzaho namwe ni inkunga imwe mbasaba. Nukuri pe ntibigoye, nta mafaranga ngo mbabwe ngo ni mu mafaranga naye ariko yo mu bishatse marayama ntimubise kuri mujya muri rushendegeza ninjye namwe tubiziranya. Ngewe none ikintu ndi kubasaba gukora subscribe, mugakora like,
mugakora sheya mugatambaza ibiganiro byanjye muba mwabonye mukabereza n'abandi niba mwabikunze nabo bakabireba ubundi mwarangiza mugatera na komenti bitagenda neza mudukosorere hari nk'ibiganiro mugenda mubwira ngo ibi n'ibi nzagenda negeranya icyegeranyo cyose nkavugaho nkabasobanura ku makomenti mba nazisomye zose nimugire ngo simba nabasubije njyewe sinsubiza muri komenti ahubwo subiza n'ice imbere ya kamera ndiye kwitegura kubasubiza ku bibazo byose mwambajije muri komenti nzagera mbitegure kandi koko ndumva tuzabikora tugasubiza abantu muri comment munkorera icyo kintu mana mukore subscribe mbone nyine binezeze byibura uku kwezi kwa 9 gushiye tugeze ku 10,000 kandi bizakunda mu kwizera bizakunda bizakunda uwagukenera yakubona kwihe nimero mana uwankenera hari abantu munyandikira mumbwira ngo mushaka ibiganiro n'ukuri ufite inkuru idasanzwe urampamagara ukayimbwira twakumva irespira yakinteresa abantu yari kintu yakigisha abantu tukagushicaza imbere ya kamera rero abandi bantu mumbura ngo mumbwira makuru cyangwa mpamagare mungira inama nimero yanjye ngiye kuyibabwira ni 07 Prisi 25 guterana 25 0787 24 0090 turagushimiye namwe murakoze ku mwanya wanyu muduhaye murakoze cyane reka dushimire nawe watangiriye ku munota wa mbere ukaba usoje kino kiganiro uri inshuti yacu yakadasohoka ndetse dushimira nawe wese wamaze gukora subscriber like share na comment nawe wumva ibiganiro byacu turagushimiye byimazeyo dushimira equipe ngari twafatikanyije yaba ari umukameramani yaba ari mama Shiri watugejejeho ibiganiro ndetse n'umunyamakuru ibiganiro byacu nakagaruka kuri Nkindi Family TV show ciao murakoze